Josiane, amakuru y'Miss? Amakuru ni meza. Miss Rwanda yararangiye, nyuma ya Miss Rwanda bite? Nyuma ya Miss Rwanda ni byiza cyane. Yego. Ikamba ryatwawe na Megan ni mwiza. Amakuru ye muri bootcamp nk'umukobwa mwabanaga? Twaramwishimiye cyane, ni ibintu byiza. Ikindi kandi nongeye ko Megan twarabanye mu cyumba. Twabanye neza, byari ibyishimo. Nukuvuga ngo chambre yacu umwe yaba Miss Rwanda umwe ndaba Miss Popularity. Ni ibintu twishimiye kandi dukesha Imana. Na akahe gakoryo cyangwa se n'utuye tuntu yakunda gukora muri mu mwerero tukagushimisha? Ibintu Megan yakundaga gukora turi muri bootcamp. Nuko Megan yari umuntu twayaga dukunda kujya muri chambre, noneho agatangira akajya agenda. None rimwe nkamubwira ntako se kugenda cyane bite, ni rimwe nzakwirukana. Noneho nawe ngo hoya ngo ahubwo ngo njye uzakwirukana, twese tukarwanira kuba nyine kuba dufite ijambo muri iyo chambre. Ikindi kandi nyine Megan yoroshya guhuza ibicyo namukundaga, twarumvikanaga natwe tugiye gukora iki, tugiye kugikora. Niba gahunda tugiye kwihari iyi ngiyi twarayihaga twese tukagendana. Je wabaga uzikahari ugasanga yatembereye? Hari nk'igihe nagendaga nkasanga nawe hari nkamutegereza, ubundi nkajya kumuvana iyo yagiye, cyase nawe tugahurira nk'ahandi hantu bikadusetsa twese nyine twagiye. Ariko nyine gusa nta kibazo pe, byabaga ari ibintu byiza cyane, nago navuga ko giza mbangamira rwose. Mwabanaga muri chambre, ariko se igihe mwabaga mugiye gusohoka mugiye nko mu gikorwa runaka mwarajyanaga, byagendaga gute, yagendaga gutera story, tubwira uko byabaga bimeze? Iyo twabaga twageze hanze tutari muri chambre rero nyine twahuraga n'abandi benshi batandukanye, rimwe turi kumwe ubundi ntituri kumwe. Ariko akenshi ubuzima bwacu twakundaga kubuhuriraho cyane muri room. Babahaga amateste, mwaricaranaga ukamukopeza? Hoya cyangwa ahubwo akankopeza, ariko gukopera ntabwo twakoperaga, nyine buri wese yakoraga ku giti cye. Mwarasohokaga barimo guteranya amanota akakubwira ati byankubise, cyangwa nawe ukamubwira uti byari binyishe? Nanone cyane Megan yakundaga kugira ubwoba burya twarangizaga challenge ya test, ukabona ari guta none nigiri butaho uyu munsi wa none. Megan nibyo ngibyo yakundaga kuba yibereyemo pe. Muri chambre muganira se wumvaga afite amahirwe menshi nkuko yo gutwara ikamba? Reka da, ibyo ntabyo yari arimo rwose, yabonaga ari umunyamahoro wibereye aho. Usibye ndakuvuga ngo twakoze ikizamini kimutera ubwoba, ariko ntago wabaga ubona ahangayitse cyane gusange ngo arimo ngo ararara yiga projet. Reka da, wabonaga rwose mbega yabaga yishyize mu mahoro, nta kindi kibazo afite. Buse nyuma yo kuba Miss Rwanda finali yararangiye ikanarangira atwaye ikamba, mwaravuganye bitewe amaye felicitation byagenze? Nyuma yuko Miss Rwanda irangira, felicitation nayo muhaye tukiri kumwe kuko twasubiye muri bootcamp. Hanyuma yaho twaravuganye, tuganira nyine ku bintu byinshi, tuganira ku bintu by'amagambo ari kuvugwa hanze nyine. So mugira n'inama yuko atagombye kubyitaho cyane, kandi ko bidashobora kugira icyo bihungabanya ku mubano wacu, n'ubundi ko tuzakomeza kuba inshuti kandi tugasenyera umugozi umwe. Kandi nyine turanandikana, gusa umubano wacu warakomeje kuba yarabaye Miss Rwanda, ntago nta kintu bigize bihindura ku mubano wacu. Akabazo k'amatsiko, n'uducyo ukumbuye muri byabiye byo muri bootcamp? Rwose umva ibintu ngumbuye ni byinshi. Hari nk'ukuntu twabaga twicariye muri sale, numva bikumbuye uburyo twabaga turi kuganira n'aba organizer ba Miss Rwanda, ubona nyine ari abantu twisanzuyeho cyane, numva mbikumbuye nabyo. Urakoze cyane. Nawe urakoze.